Ikintu cyambabaje ni ukuntu nsangiye umugabo n'inshuti yanjye magara, aho nyita inshuti yanjye mbwira ibyanjye byose dusangiye umugabo. Umusore yaradukinnye aratubabaza ambwira buryo cyankunda, nawe agahindukira akamubwira ko amukunda. Nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi mudukurikirana 5 kuri 5 utubona kuri yawe TV niba bwa mbere bufunguye ibiganiro byacu ukora subscribe kugira ngo n'ubutaha tujye tubasha kubana igihe twaprodinze ibiganiro uhite ubibona bikoroheye cyane. Dufite website kandi yawe tv.com usangaho amakuru aba yizewe umunsi ku munsi, amakuru agezweho n'ahantu yasanga uretse kuri yawe tv.com website yacu usura ukamenya isi yerekeza. Ikintu cya mbere n'amakuru, imaze kumenya amakuru nta kindi tukubwira wese gukora umwitozo umubiri wawe ugatera neza. Udusanga muri Body Max Fitness duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe, dusanga muri Hilltop, duhamagara kuri 0788 35 80 41. Dufite serivisi zigiye zitandukanye, dufite gym irimo ibikoresho byinshi bitandukanye bigufasha gukora umubiri wawe ukaba physical fit, dufite sauna ni massage, dufite swimming pool. Izo serivisi zose urazihasanga yuhageze muri Body Max Fitness. Ndagushimiye cyane ko wahisemo gukurikirana yawe TV, ni iby'agaciro cyane mu dukurikirana muri mu bice bitandukanye. Twizere ko muba muri amahoro, niba utari n'amahoro Imana ibizi impamvu, kandi ejo n'ejo bundi byagenda neza ukarushaho kumera neza cyane. Turi kumwe n'abari tujye kuba tuganira kuri yawe TV murimo kubona kuri screen zanyu. Tujye gutangira tubaha ikaze. Mumeze neza ko mutavuga? Meze neza. Mwite Tony uherutse kubwira abantu ko aryoshye yatuzaniye undi mushyitsi. Ariko uzi kuje mbese bitese gusa n'amahoro. Umwari utuzaniye nawe araryoshye. Mubaze umwari amakuru Ni meza. witwa gute se? Nitwa Oli. Yeah. Witwa Oli. Yeah. Okay. Oli cyangwa Keza cyangwa bifite amazina menshi. Yeah. ni nkayisho Keza. Beguri Keza. Ka Keza bakakwisese bagendeye kuki? Ka Keza baka n'utuntu nisangamo tw'amafilimi cyangwa amatiyatire. Bagasanga bakwise Keza. Izina ngo ni ryo muntu, nibyo se birahuye koko? se ntubibona Uratsanye yebwira ariko Amaso ntago aguha se. ndabizi se. Nawe wabakire kureba nabi ariko ndabona amaso. No, ibinishana koko. Nyuma yuko baryoshye baje bakubwira ko ari beza. Muri amahoro ariko. Amahoro. Tubaha ikaze kuri yawe TV. Tony se hano, Tony Siri ko ni hano yitonze byatari. uyu munsi ritonze. Meze bite? Ni sawa cyane. Amahoro. Uburyohe. Tumaze kubakira kuri yawe TV, tubaha ikaze mu kiganiro tugiye gutangira show yacu none uyu munsi. Murakoze cyane. Keza, amakuru y'iminsi. Meza. Ko witonze ariko ko witonze bimeze bite? Kandi uzi ko Tony atajya yitonda. Ya, bisanzwe nditonda. Tony mwamenyanye ryari se? Tony ntabwo ari igihe kinini cyane tumenyana, ariko igihe gito twamenyanye tumva yarambereye inshuti nziza cyane. Hari ibintu byinshi duhuriramo mu buzima bwa buri munsi. Okay. Tony, Keza ni muntu ki kuri wowe? Keza ni byose mwana. Keza ni inshuti nziza. Ni umukobwa nyine ntago njya menya uburyo muvuga kuko ni umukobwa se? Ni umukobwa mwana. Yego. Komeza. Ntago ari umugabo. Nago. Nyine uyu munsi nitonze mwana udatuma nsakuza. Keza ni umukobwa ntago nzi uburyo namuvuga kubera ko mu gihe gito tumaranye nk'uko abikubwiye yambereye inshuti nziza, naba mari naba ntahari anyitaho. Rero umuntu kwitaho ugira ikibazo mukagisangira abasobanuye byinshi kuri wowe. Yego. Ugira ikibazo mukagisangira cyane. Ibindi musangira ni ibiki uretse ibibazo? Ibindi musangira Ni byinshi cyane. nk'ibiki se? Ni byinshi mwana. Ni nk'akayi kantu mwigeze guhuriraho kavuga uti kano kantu koko twagahuriyeho kuko binyereka ko ari inshuti? Bishyire hanze. Byagenze bite? Bishyire hanze ntabwo nkubita. Abanyarwanda nta nkubita mu Keza sararwana.
aritonda ariko buriya hari ibyo yavuga nyine nkahita sintinye nyine nkahita abanyarwanda mu ntabare ntabwo bita byagenze bite nyine twisanze dukunda umuhungu umwe nibyo bintu nyine niko kandi nibyo bintu bishyashya nibyo bintu bishyashya byambayeho mu buzima byagenze bite ninde wabanje gukundana n'uwo musore ntabwo uvuga ngo ninde wabanje gukundana nawe ntabwo wamenya uko byagenze kuko twese nyine twisanze tumukunda tutabizi buri wese akajya abwira undi ati mfite sheri ariko kubera kutita ku bintu kutagira gute ntube wavuga ngo nyereka ifoto ye ndebe ntube wabyitaho tukagendera muri iki kigali nyuma tuza kumenya ko dukunda umusore umwe ahubwo abakina byaranamuhiriye koko byari byaramuhiriye ariko nkeka ko burya ikinyoma ntago gihabwa intebe kabiri ninde wahariye undi se nyuma yuko mubimenya ese ubwo urumva ari nde waharira undi waharira nka keza igora twese twaruka nta n'umwe twese twararutse nyine no kuvuga ngo umusore yabuze byose nk'ingati keza wowe mwari mumaranye igihe kingana iki uwo musore cyangwa uwo mugabo ntabwo ari igihe kinini ni nk'amezi nk'abiri mujya kumuvumbura wowe mwari mumaranye amezi abiri toni we mwari mumaranye igihe kingana iki ni igihe ubwo si kinini amezi 6 yose wowe mwari mumaranye 3 wowe mwari mumaranye 2 wowe wajemo nyuma najemo nyuma mu gakino nyuma toni rero yatangaga kiyanya birangira bagiye kwishakira Nesi we yasanze wenda atanga kiya nyinshi nawe ntabwo twagumanye twaratandukanye mwaratandukanye yabuze byose urumva tayari ke yarazibuze yaziburiye hose yahungiye imvura mu midu keza kwiki utafashe umuntu neza ngo agume iwawe buriya hari igihe ubana n'umuntu cyangwa ukisanga wenda nk'uko tubivuze ukundanye n'umuntu ariko nyine ntimuhuze hakaba hari byinshi mutandukaniyeho wenda ntiyakunze imico yanjye cyangwa wenda njye sinakunze imico ye buriya hari ibintu cyangwa wasanga ari njye nta keya yagiraga cyangwa nawe nazo wagiraga ubundi hariho akantu kamwe wenda nibuka yajyaga akunda kumbwira niba ugiye mama nkoringa mbere y'uko ugenda umbwire ngiye aha detaye zose kandi urabona hari icyiciro umuntu aba yaravuye umuntu ntubuzi ngo wenda muzabana ariko numva umuntu naha detaye zose wenda ari umugabo wanjye njye twaba tubana mu gihe ntarubaka urugo tumva wenda nk'umukunzi ntago namubwira ngo ngiye aha ndagusaba gahushya bitegure ejo nzajya wenda mu bukwe ukabimubwira mbere biba bitwaye iki se kuba wamumenyesha nyine gahunda zawe ibyo birumvikana ariko hariho utundi tuntu tuba tworoshye turi simple wenda ushobora no kumubwira uvuyeyo nk'ubu se wenda n'urugero mfite kwato ni inshuti yanjye arambwiye keza mfite ikirori wenda nimugoroba ako kanya arumva ko birantunguye ushobora kumuhamagara wenda sinanamubone kandi hari n'umuntu udakunda kumubwirira ako kanya wenda ngo ngiye aha n'aha bisaba kumuteguza nuko aba ateye nuko yari ateye muri make wasabwa guteguza mbere y'igihe runaka wese warabikoraga njyewe rimwe na rimwe ariko wumvaga ubundi sara ikintu bitwaye kuba wamuha gahunda ya ariko reka nkubwire Patrick ntago umuntu wamenye ukuzi ampisi noneho hari urundi rwego mutarageraho ndavuga nyine rwa rwego rwo kubana nk'umugabo n'umugore ntago ari ngombwa ngo ujye wirirwa umubwira ngo ngiye aha ngo ngiye kureba inshuti ngo mbana n'aba ngo ngendana n'aba hato niho hava ngo ibi ngibi sinshaka kubikora kandi igihe biranshimishije kandi nawe wa mugani wawe akatakubwira umugabo ariko umugabo n'umugore n'umugore ariko ntago ari ngombwa ngo umugore ngo ajye yirirwa abwira umugabo ngo ahagiye ibyo se ni ibiki abagorera oya habaho kubaka pe ubundi buriya umuntu nakwereka akaguhaye agaciro
nawe uzamuha agaciro ariko nakwereka ko hari ibintu byinshi nawe agukinze nawe ako kanya hari byinshi uzamukinga ubundi mu rukundo bisaba kubwizanya ukuri mwese ku mpande zose apana kuvuga ngo wenda ukuri uriya ese we urumva ko wenda njya gufata decision yo kuvuga ngo kanjye nicecekera wenda nkora ibyanjye nuko nawe hari ibyo nabonaga ansa kubwira ese mu mezi 2 umaranye n'umuntu umaze kumenya ibyo bintu byose ngewe iminsi 3 ubundi bihagije iminsi 3 wowe wango uri umuntu mushaka kumutangira gukundana nyuma y'iminsi 3 mubonanye hari ibintu byinshi mitamenya niba tuzashokana cyangwa tutazashokana mu minsi 3 gusa we nagugoye keza wowe bigusabye kingana iki njye wenda usibye ko nihuse wenda kwita navuga wenda ngo ndahita ninjira mu rukundo bitewe wenda hari ukuntu umuntu aza akajijisha akaguha keya nyinshi cyane noneho wenda nta muntu wari ufite uguha keya nk'izo ngizo ukisanga mu gihe gito niba ari n'icyumweru mumenyanye wenda cyangwa wenda mwari musanzwe muziranye kuko njye nari nsanzwe wenda muzi ariko nta bintu byinshi birenze narinzi ni urugero wenda ugasanga keya amaye zirankuruye kuruta ibindi bintu uhiswe mbese numva nyine hari umuntu uza akaguha keya yamara kukubona zigahita zigaba kukubona mu buhe buryo winjiye mu rukundo wagushize mu rukundo ni nk'uko navuga ese nkato niko wese yiruka byatari wowe bumva kubona umuntu nkazwa n'iki se nese ubonye ukuntu wese utabara akubona kundi kuba ubonye ukuntu wese utabara ari kise nta kintu nabaye none se wumvaga yovuga ukwiye kumubona nyine se wahubwo wumvaga ukwiye tubwiye keza none se ubundi uri umukobwa uri umumama ndi umukobwa umukobwa w'umwana hari wigeze kumbwira ngo umuntu wese ngo utarakobwa ngo aba ari umukobwa nubwo yaba yarabyaye nawe uwo murahuza aba ari umukobwa sindabyara okay ubu wumva se nko gufata umugabo neza ari kumufata gute ni wowe ndimo mbaza nyine cyangwa umukunzi we neza biterwa nyine ni wowe turimo kubwira wemba ngo umuntu agira uko afata kandi ari wowe turimo tubaza nato naratubwira yewe ndukuru urwanjye ruhaje wenda sinduba ku rugo ntabwo nzi ibirenze ariko hari ukuntu wenda biranze wenda ngiye ko nafata umukunzi wanjye icyambere ni uko mwitaho kuruta ibindi byose mu nshingano zanjye ngomba kubyuka wenda nkamubaza shiri waramutse ute wenda saa sita nkamubaza shiri wiriwe ute wariye se nimugoroba nyine urumva ko buri muntu kandi abantu bakunda bitandukanye hari no waha ibyo byose ariko atabikunda cyangwa hakaba hari ikindi kibura abantu bashima bitandukanye cyangwa hakaba hari ikindi uzashimishwa ko wenda niba n'urugero mu cyumweru tutarabana nzajya njya kumurebamo nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa 3 abantu bakunda bitandukanye hari n'uwo mushobora kumarana n'amezi 5 mutaranabonana ariko byibura umuhakeya uko akunda uzi umugabo se kiya bazitanga kuri telefone wa mukobwa we cyane rwose bihera kuri telefone none se niba ntazi ngo wenda waramutse neza wiriwe neza cyangwa niba urwaye nimenye ngo warwaye urumva namenya ko umeze neza gute cyangwa nicyo bitangirira nyine kuri telefone ubwo ati wenda nkakamutse duhura mu cyumweru nka 2 hari ikintu bitwaye se 2 kose Patrick 2 kose se aba yaragukoye ese mamuhura se mukora iki ku buryo birambirwa nyine ntago ari ukubirambirwa Patrick ntago 2 mu cyumweru cyose 2 mu cyumweru kabisa bitwaye iki se mana yanjye reka ese ubwo nta kazi waba ugira mbese 2 mu cyumweru umuntu ukunda umuburira umwanya ntago umuburira yego byaba 2 mu cyumweru yenda ari emergency runaka yavutse ariko kuvuga ngo bihoraho 2 mu cyumweru wowe wumva byaba nka kangahe se byibuza 1 mu cyumweru rimwe mu cyumweru rimwe mu cyumweru ukajya kumureba why not se bataza kundeba bekora ese kuma muvugana kuri telefone bisanzwe umuntu ugiye kumureba ngo bigende bite kanaguhobera byibuze kumubona ariko biba bikenewe ukanamubona ukamureba mu maso akanaguhobera keza iyo ugiye kureba umusore
ukigerayo ukora iki? Ndamuhobera kuko mba mukunda. Yego. Icyo kintu cya mbere nkora nkamubaza amakuru y'iminsi ishize tutabonana. Nibyo. Nta kindi tukaganira tukajya noneho twaganira amatsiko utuntu twinshi bafitiye amatsiko kuko iwe n'umukunzi wawe hari ibintu byinshi mugomba kuganira byubaka. Bisenya se n'ibitagenda neza mukabikosora. Urumva ko ushobora mu cyumweru kuba wenda naramurakaje n'urugero ariko ako niko kanya mba mbonye kugira ngo nkosore iki nanasaba imbabazi noneho umubano wacu komeza ugende neza kurutaho. Okay, twigaruke kuri story yacu noneho mwisanze mukunda umusore umwe mwaje kubivumbura gute noneho se? Long story mwana. Mwaje kubivumbura bigenze bite? Long story. Umwe yisanze iwabo wundi ahasanga undi byagenze bite? Nagaruko bya. Tubwire neza kabisa. No kuvuga ngo urumva nyine bari bameranye amezi abiri ngo twari tumaranye 6. Iyo buryo ukundana n'umuntu hari ikintu kigenda gihinduka. Ukuvuga time yampagara gigabanuka nkabaza bite bimeze biti. Kambwa nta kidasanzwe na akazi kenshi ibintu nyine nkabose akazi ntago wagahoranye mbere ngo kariyongereye nkabireka. Then rimwe aho nagiye gusura Keza mu rugo turi mu rugo ngiye kubona mbona nimero iramuhamagaye ikagira inkuru. Ni gute sugira nimero y'umukunzi? Ati tuse murakunda ndebye izina ryanditseho ndavuga ati noneho ndapfuye. Ndamurika arabanza baravugana baranje ati niko mukobwa ntimbwira. Arambwira ati se nkubwira iki uyu karisheri wanjye mbwanyereka ifoto ye arayinyereka nanjye mwereka ibiganiro tugenda tugirana nyine biratubabaza nk'abakobwa twarirebye nyine tubona tugize ibicucu tu. Nta kindi nakoze naramuhamagaye ndamubwira nsanga arambwira ati se ndamuyobya murangira izindi karitsiye kuko ari we yarahazi nyine muyobya mubwira izindi karitsiye noneho angezeho nibwo kujya kumujyana kwa Ori. Tugezeyo kanura nka mbegurubwa yagareye nka mbegurubwa biramucanga buri uko bigenza arangije atubwira ngo nanjye ngo sinzi uko byaje ibintu byinshi ako nyine ngiye ko nari narake cyane ako nari nanamuzinutwe numvaga nta mwanzi ahubwo numvaga nimubona ndi bumukubite nk'ikintu byibuza kugira ngo numve umujinya ushize kuko numvise yarangiza ikigori bikabije. Numvise nyine yarankinnye burundu kandi ntago nkunda umuntu nkina ntago nkunda umuntu mbeshya kubera ko ntajyana nabeshya ntago nkunda umuntu mbeshya. So rero nyine atanga ibisobanuro byinshi bitandukanye naje nambwa ke ngende basi ndaguhariye genda mwishime muryoshye reka sinakubwira. Keza rero nawe ati ngewe tumusazi se nibibaho umusore nyine tumureka gutya. None se Keza uki telefone ikiguhamagara hanyuma uwo musista nawe akabona ni wa musheri we ntago mwahise mubanza gushwana mo wowe tunwarira umugabo nkande wowe? Ntago twashwanye yambajije nyine mu mwuka mwiza nta bintu byinshi ako kanya twavuganye kubera ko urumva ko twe nta makosa twari dufite urumva amakosa yarafitwe n'uwo. None se wowe gukundana n'umuntu amezi akagera muri abiri utarapereza neza ngo umenye amakuru ye ubwo si uburangare bwawe wowe? Reka nkubwire uzi ko ushaka no kuba ubana n'umuntu wenda tuvuge mu nzu imyaka nk'itanu akubeshya ariko utaramenya ko akubeshya. Buri muntu afite umutima w'umuntu ni mugari kandi urabizi ko Imana nyine yaduhishe ibanga riri mu mutima wundi. Urumva ko ntago wapfa kumenya umuntu kandi nanjye nshobora kubeshya n'urugero wenda mfite undi muntu nkunda ntago wapfa kubimenya se? Ntago wabishobora wowe no kuri ntago wabishobora wowe nyine ngira urabizi ko wenda ngira ukura kenshi wenda ariko
hariho abantu benshi bakina cyane kandi noneho igitsina gabo cyo y'abantu ahageze aratereta ahageze agatereta wese ntiwateretwa ngewe ushobora kuntereta nkihagararaho nkakubwa we yafite umukunzi bitewe n'uburyo mukunda nyine. None se mwese mwihagararaho gutyo abatereta yabakura iyo uza kwihagararaho se aba yaraguterese nyine haba harimo abantu baratandukanye. Ushobora kwihagararaho ako kanya ejo bikemera. None se warakunze umuntu byanyabyo ako kantu kaba mugahita mushwana cyangwa n'ubundi namwe mwaramukinaga ahubwo namwe? Patri niyo arabagukunda urukundo Yesu yakunze abari mwiza nako Imana yakunze abari mwiza byarangiye kuko nta rukundo rutizerana ntago naba nkikwizera nakumva ko nejo bundi uzatereta n'abandi why not se haba hatari abandi utereta. Ariko namwe bijya bibangwa agakino ugasanga umusore mumuhayemo pase muri babiri kamwe. Akabura yaranyigishije. Pase zo abakobwa bo batanga pase nk'inoze nk'ikisi. Nawe bijya bikubaho? Bura yaranyigishije. Urangiye kujya mbakunda muri benshi. Umuntu ashobora kubona wenda ifite muri telefoni wenda ya Tony cyangwa uti wampash iki cyana mwana. Nguyu nka mugo. Nako kanya ni ibintu biba birako ni ibintu bikorwa ako kanya nyine wowe uramuvugisha amara kumuvugisha mwahura nyine icyo tuba dushaka no kumubona. Yarige erega sha mwana amafoto aranabeshya tujye nyine arabeshya nese niba abeshya arabeshya nyine ugomba kubanza ugashishoza. None se uwo mukunzi ubu byarangiye mutakivugana byarangiye bite? Arija ntago nyivugana nawe rwose nta n'umwanya nabona. Keza ariko ashaka ko yaramukundaga ndabona atarimo kwikiriza. Mbese umwe yahari rundi mukavuga muti rero twese turi abantu bakuru. Uko nabatadukunda. Sha naramukundaga koko. Hari igihe umuntu urukundo ahubwo ukabona we ntashaka nanasinziriye. Ntago rumunyuze nyine ugaba afite abandi yabonye. Nyine bari nk'inkuru ibabaje ariko umuntu akabona muri bo murayivugira mu mayivuga mwisekera. Gahota abakobwa se bo bariserewe none se bamukinaga nabo. Mwana kuba ndi guseka nuko yenda nabirenze ariko byarambabaje umunsi naraye numvaga na Keza twarwana ariko nyine kwa kari inshuti yanjye ndapfusha mwana kandi nta nikosa nta n'uruhare yabigizeho ahubwo ninjye wishinjirije amakosa yo kuba ntaramweretse umukunzi imbere. Niba ari inshuti yawe koko wamugani kuki utabe waramweretse umukunzi ngute uyu ni mafu ya danje nta kintu kimwe ajya yitaho noneho yahuye nanjye uraho nshobora kumubwira ngo umukunzi uraho ngo ryoshye gusa garyoshye agera atangara ryoshye ntago ryoshye ndise warambaye mwana aguhikiza mumbarira ndiye sindi umuhungu ndumva mbese abahungu nibo bamenya ko umuntu aryoshye none se mbabarira ngiye mbivuze muri iyo stansi wagiye mbabarira nese bundi wowe ubundi tubajije Keza ubundi umuntu abaryoshye agendeye ku biki? Ntago mbizi ngendeye ku byo mvuga ibyo nkora ndaryoshye. Keza wowe ngiye kuryoha se umuntu aryoha nyine inoze bitewe n'abaryohera mwana bitewe n'icyo bitewe my god inzira nshaka kubivugamo igishaka bitewe n'iki hari imvugo nyinshi bajya bakoresha bakundana n'umuntu gutya ari umukobwa sawa ego noneho nawe uraryoshye oya njye simbizi ndabaze ntuze kuryoshye uzamubaze bikagena ngo bite tubwire neza ngo abahungu hari ukuntu uburyo nshaka kubivugamo ese uratinya iki? bivuge cyangwa Tony niba yumvisha uburyo ushaka kubivugamo navuga ngo uburyo ashaka kubivugamo n'ubu aragira ati uburyo bwo kuryoha kuri we yego ni igihe aryamanye n'umuntu yenda ukamuryohera n'iki ubwo nubwo buryo ushaka kubivugamo yego mbese ibyo byakunanije iki ibyo ngibyo? nari nabuze uko mbivuga yari yabuze amagambo none njye rero njyahorana ku munwa uhorana umunwa koko Keza none se Keza uwo mugabo ntabwo we murongera kuvugana? nkanjye ubwanjye hari ibikomere byinshi wenda mba narahuye nabyo
ariko hari igihe uvuga uti reka nkunda umuhungu wenda ya mateka mabi naciyemo azasibangana bitewe n'umuntu ndi kumwe nawe ariko buri tojora kenshi ko umuntu agiye mu rukundo ni ukubabara ugasanga umukunzi wawe yaguciye inyuma ejo byagenze gutya na gutya mbega uruhande rukunda kubabaza cyane so ubona ari uruhe uruhande igihe ikintu kimbabaza ni uguha umutima wanjye gufata umutima wanjye nkawushyira ku muntu umwe ntamubeshye ariko nkisanga atananyitaye birababaza cyane inama ese bari ihora ubu ni ukubireka nuko nyine bazajya bavugisha ukuri pe niba babwiye umuntu ko bamukunda bakamukunda byakwanga nyine no kuhakanira umuntu ukamubwira uti ndabona tutari mu murongo umwe igendere nanjye nkomeze kandi byakubayeho ibyo cyangwa no kubivuga gusa ugendeye muri rusange nirengeye nta muhungu wenda urambwira ngo uburyo bagenda nta muhungu ujya umbwira ngo keza tubivemo bishiduka bagiye baragenda ko wagowe nkajya nkihoma nyuma after ushobora kuba utazi gutanga kera ntabwo ari ukudatanga mbese bajyanwa n'iki kuri experience bamaze kugera ko abagenda uko bivuga ashobora kuba ari na benshi bashobora kuba bamufatirana umuntu kuri baragowe numva nkugiriye impu bigenda bite hari ukuntu buriya iyo wenda ninjiye mu bintu by'urukundo hari ukuntu bimbabazaho cyane sinzi gukunda wenda ngo abahungu babiri cyangwa batatu niba ndi mu rukundo n'umuntu umwe ndi mu rukundo n'umuntu umwe urumva icyo gihe rero niba warakunze umuntu umwe nta n'undi ushobora kuvuga uti wenda uyu muntu uyu nagenda harahita haza undi akagenda muri ubwo buryo kandi niba ari ikintu cya mbere kibabaza guhamagara umuntu inshuro ya mbere ya kabiri ukabona ntakwitayeho biraryana cyane biraryana rero urumva ko aho iyo magezeho ncaho akadomo warabiretse se kongera gukunda byagenze bite wese ubundi ubona ari iyihe mpamvu zibajyana ni iyihe defo yawe baba bafite uburaya bwinshi bafite uburaya bwinshi cyane niyo mpamvu ibajyana kandi njye ubwanjye nyine njye hari umurongo wanjye ngendera ako kantu si sawa ariko k'uburaya ariko Tony iyo umuntu avuga ibintu by'urukundo mbona yisekera mugani ngira ngo we n'ubwo buraya ngira ngo arabugira we yashobora kuba akunda nk'abantu benshi ku buryo umwe bitamubabaza wowe muzi gute ni no stress sibyo uvuga ngo niba haza abahungu batanu bakamubwira uti ndagukunda ari ikirizo mana yanjye buretse atubwire uko akuzi nawe uraza kutubwira uko muzi akunda umuntu nyine arateteshwa cyane ubwo nyine aracuzinga niba ari batatu bamuha keya afata nk'abo ngaho wowe ntabyo uzi rero iki se gucuzinga guhitamo benshi bitera umutwe bitera stress ntabwo ushobora kwita ku bantu babiri nguyu none se nk'umuntu mubana wumva ibyo bintu akora ari byiza wabimushyigikiramo wamugira inama ye uyu njye sinagushyigikira ariko aka kantu si sawa batatu bose none se wowe ni ukubera iki wowe urukundo rutajya rukubabaza mani narababaye uri kumva ndababara ndongera ndababara ndengaho kongera ndongera ndababara rero nafashe umwanzuro nubwo mbeshye kari akantu ubushyizemo ngo mfata batatu ndatekereza ntabwo wakunda abantu batatu icyarimwe umuntu afite umutima umwe so rero njyewe ntago abantu batatu nakundana nabo ngo bikunde iyo nkunze nkunda umwe iyo ninjiye mu kintu nkijyamo nkigiyemo nkagiha urukundo rwanjye rwose nk'umwanya wanjye so rero impamvu mbona nisekera ngira gute mani nose ndajya kurira ngo nishime se ngo ngire ariko nitseka na wa wundi wambabaje ahari hose akambona nseka yayiga mana yanjye bizamutera kwicuza avuga ati uzi ko wa muntu burya yo ngo wowe bikora kugira ngo wa muntu waguhemukiye umubabaze ababare nyine abone ko nishimye ntapfuye nese ubundi nababara cyangwa nababara bizamwungura iki cyangwa we bizakungura bizanyungura kwishima nta nagasuzuguro kiwe nkeneye
mani reka nkubwize ukuri iyo umuntu agusize aguhemukiye ukamwereka ko wagiye ugaheranwa n'agahinda izina ry'Imana acurukoma akabyina oya ariko zisi ikintu nakubwira wenda ikintu cyose kikubaye ucyitaho hari ukurenzaho ariko ukarenzaho byafo njye ntabwo aho ngaho twakumvikana niba umuntu ambabaje umwereka ko wababaye simwereka twahurira hehe njye ako kanya urabizi ko nkunde kubyina cyangwa ndi indirimbo buri indirimbo njye hari ikintu yaba ari iz'Imana yaba ari iz'isi hari mudu zinshyiramo zinyibagiza agahinda kose ako kanya buriya rero njyewe ikintu cyose nicara niba umuntu mbona tutari kujyana neza nkaguhamagara inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu ubwo ako kanya mba mfite iminsi 3 yo kwitekerezaho bwanjye nkibaza se ndi muzima ese ni ikihe kibazo ngira kwanza aho ngaho mpita mfata decision idakoka ahubwo sinzongera kumuhamagara seto ako konyine nkahita mvuga uti kwihoma birarangiye birangiranye n'aka kanya icyo nashatse kuvuga ntukizi sheri icyo nashatse kuvuga ntiwanyumvise muri iyi si abantu duhurira ahantu henshi hatandukanye ndabizi neza mu bantu bose bampemukiye ntihazabura umuntu umwe ureba kino kiganiro ninjyeho nkavuga mbabaye ndira ngo yengu runaka yarambabaje mani yarambabaje birahita birarangira ni past ngomba nyine guseka nkaryoha koko nkaryoha nzaryoha gute se ntaseka sawa rero rero ndaseka niyo mbabaye ndababara nkibabarana ntago nazana ngo mbereka agahinda kanje nose nyine karakanje keza were arakerekana muramfashe nyine ese wowe urebye nyine mu mpamvu abantu mukundana bose bagenda batagusezeye ari uzi si ikintu kimwe wenda navuga nihe defu ufite nihe karito ufite sindi umwana sara umuntu umenya defu sindi umwana mubi ariko buriya njye ntabwo wenda hari igihe umuntu aba ataragira ute so hari ukuntu nabivuga wenda igihe cyawe kiba kitaragera cyangwa waba abataravuka cyane niyo mpamvu ubona ibajyana hari umutipe twakundanye imyaka 5 yego ndanamushimira nta nubwo azigera mva mu mutwe wanjye ntabwo bishoboka ariko Tony waba uretse akatubwira twarakundanye ntabwo ari umunyarwanda ariko nyine mukundana imyaka 5 2 yari ari mu Rwanda ubundi ahita agenda hanze anageze hanze arakomeza anyitaho kabisa ku buryo niwe muntu numva ubwanjye nirekuraga kuruta abandi bose navuga ngo yari inuze yanjye numvaga ko nyine anyuze turi kumwe mfite byose kira kitu cyose ntitwapfuye ibintu bihambaye birenze cyane ariko buriya hari igihe umuntu aguhemukira icyo gikomere cy'uwo muntu sinajya muri detaye ngo mwapfuye iki nawe nyine yageze aho ndatuma ndira yabaga hanze kanya ari hanze yego ntabwo aranazi mwatandukanye akiba hanze n'ubu ari hanze ngo mwatandukanye mutarabona na se byagenze bite mu Rwanda twamaranye imyaka 2 twari turi kumwe mu Rwanda uzi umuntu ukubwira tuzabana kira kitu cyose mugapanga kira kitu cyose byagera finale najya mari kuvamo gake sefitiye defu utaguca yavuyemo ahakiri mu Rwanda cyangwa yarageze hanze nyine uhita uvuga uti nyine buno yabonye abandi mani bandenzeho ariko ukagenda gakeya ariko iyo ari uwawe ibyo akora byose ibyo ajyamo byose ari uwawe aragaruka ni ukuri icyo cyo maze kukibona kenshi niba ari uwawe aragaruka kandi nta n'umuntu tujya dukundana ngagende ntagaruke kandi nanjye bose n'abawe si abanjye kuko nyine biba byararangiye kuko njyewe ndekuye ndarekura nyine ntago mvuga ngo ndakomeza ndarekura ubwo nyine si ukiri uwanjye ariko ikintu nshimira Imana
uzi kubona umuntu wagiye gutyo agarutse ndagukunda akazana imitoma noneho ukuntu bishimisha wa mugani wawe ukuntu biryoha nta kintu kiryoha urongera ukamwemerera se njyewe ntabwo namwemera ngo dukundane gusa ikintu ndi cyo nanjye uko nteye ntabwo ndi wa muntu niba twaratandukanye ngo ufate nk'iki nyine ndababara kuko uba waranyanze ariko ikindi kugira inshuti isanzwe rwose tugahura enjoy nta bindi pe ubundi hariho abantu bashwana banahura niyo baba bari mu bukwe umwe akahita asohoka akava mu bukwe kuko abonye uriya ariko njye rwose oya erega aba ex baba ari abantu ni iki umwibukiraho se wagiye uwo mwamaranye imyaka 5 oya gusa hari inshuti nziza hari ibintu navuga wenda ngo mvuge hari ibintu byinshi yari inshuti nziza cyane ndanamushimira nyine sinzi ngo wenda bizagenda gute ariko vraiment hariho umuntu uza mu buzima bwakabuhindura ku buryo n'umuntu ukubonye ahita abona ko wahindutse cyane yarabuhinduye arigendera none se uwo mugabo we mwaje gupfa we na Tony we mwariye nta kintu ujye umwibukiraho nta gihe kinini mwamaranye ngo mwigeho nawe umenye ibye ibyo ntabyo nzi amezi 2 ubutaramenya cyo kuza yamaga amafaranga ese ubwo waramukunda gusa cyangwa waramukuraga nawe ntabwo ngiye njya nkura ngukuye gute ariko hari umuntu muzima bakura ntamuha amafaranga nayo ngira neza nayamuha nayo nyine nitamwibukira hamwibukira ko yamuha umwibukira uwo mugabo wapfuye na Tony umwibukira ku mafaranga yaguhaga yaguhaye nk'ibihumbi bingahe se ugereranyije ariko niyo yaba ari 5 se yarakoze Tony wowe umugabo mwapfuye na Keza umwibukira kuki shasi gusa twensha yakundaga kunsura yakundaga kunsura nanjye ngakunda kumusura se ubwo hari ibindira tukajya gusura inshuti zacu nsuba hari ikindi enjoy n'amabyeyi twanasangiraga biya twishima umugabo mwamara gusangira mugakora iki twarasangiraga nyine tu gusa bikarangira mwana se we amezi 6 yose waramusuraga gusa gutyo umwana mwiza nese Keza we yaguhaga amafaranga gusa nta serivisi akwaka nta kindi wowe imyaka 5 se oya nta cyabaye nta cyabaye oya twende ndumurokore kurya umwana n'umuntu imyaka 5 ko abantu bashaka kuba abantu bararozwa ahubwo barakunaniye Mana ishimwe habwe icyubahiro umurokore Keza ari hano nibyo si byo avuga wo muzi ntago mbizi niba ari byo ubwo tayarura asanga nibeshya ko muzi kandi ntamuzi ariko nyine nagazi nka tu uwo mugabo mwaramukinnye rero mwese ntago twamukinnye mwana njyewe nanywaga inzoga nawe anywa inzoga rero ibintu byinshi twarabisangiraga none se contacte z'uyu ngo yaje kuzikura he ntago nyine hari uburyo bahuyemo ntazi tutari bunagarukeho hano ariko buri wese afite uburyo yagiye ahura nawe ariko nawe nyine yari inshuti nziza nawe yari inshuti nziza urwanjye ruhari nanjye ku ruhande rwanjye yari inshuti nziza nubwo akantu yacanzemo katari sawa ariko mu gihe twamaranye nabaye successful naranyuzwe mu gihe twamaranye usibye ako kantu nyine yacanzemo katari sawa ko kujya ku ruhande njye ndisangiza ntabwo njya nsangira yego wisangiza iki se umusheri umukunzi Keza nawe urisangiza yabana nibwo biba biryoshye ibiki se kwisangiza nyine abantu ariko musigaye mwara bagize ibiribwa Kigali yatugize abantu musigaye mwara bagize ibiribwa ngo abantu ngo bararyoshye bararyoshye nyine nese wa mugani ako kantu ka Kigali wisha y'uwo mugabo muza kumusharinga byari gutwara iki ntago nyasharinga reka aho bimenye uhita ubivamo shadi yose nese aho tugana no ku musozo kugira ngo tunabareke
abantu baba batekereza ko ibyo bintu bibaho, umuntu akundana n'umugabo bakamusangira bikabaho koko, mubagira ubuhe butumwa, mubabwira ko bishoboka, mubabwira ko bidashoboka? Nka divine ku giti cyanjye ntabwo ari byiza. Niba umuntu umufite ari uwawe n'uwawe, ese kuki uba waramuhisemo? Bariya bandi ujyaho ubu ntabwo wababonaga mbere, ntibari bahari. Ese kuki ushiturwa n'akantu gato ubonye utazi ibyo ubitse iwawe, sibyo? Cyangwa utazi uba ufite. So rero bareke gukomeza bakina imitima y'abantu. Birababaza kumva ngo ufite umukunzi wawe nubone nseka gutya. Byarambabaje, naraye ndirabura mu gitondo, urumva? Ugafata umutima w'umuntu yaraguhaye urukundo, yego nta bya mirenge aba yaraguhaye, ariko byibuza umwanya aba yaraguhaye, ibyiyumviro byiwe aba yaraguhaye, ni ibintu by'agaciro utagura amafaranga, sibyo? Kuko ufashe umutima wanjye, ugiye uhari urawukiriye, mukinnyi umupira, bita bikuramo icyizere mu mutima wanjye cyo kuza hari undi muntu ubuhemukiye. Nshobora kongera gukunda pe, ariko urukundo naguhaga ntabwo ari rwo nshobora guhereza undi. Mpita ntekereza ko nawe ameze nkawe. Mbese nyine bagende bakunda abakunzi babo, ari abakobwa ari abahungu, kuko n'abakobwa barabikora. Bakunda umuntu umwe, amukunde, amuhe urukundo rwe, ntamubeshye, ntarebe ku ruhande. Yenda bapfa ibindi, bitari ukuvuga ngo yanciye inyuma, bitari ukuvuga ngo namuciye inyuma, bitari ukuvuga ngo sinkimwizera. Kuko iyo watangiye kutizera umukunzi wawe, ibintu byose biba byapfuye. Njye ntakikwizera, mpita nkubwira ati umubano wanjye nawe mushyizeho akadomo, birangire niduhura mu muhanda uzansuhuze, nzagusuhuza, ariko birangire murangizanye. Cyambere bizerane, bakundane, ariko ibintu byo kuvuga ngo nagiye kureba uyu ngo naciye ahangwa, ntabwo ari byiza, nyamuneka mubireke. Okay. Keza, wowe n'ubuhe butumwa nizeye namutanga aho ngaho? Ntabwo wenda ndavuga ibintu byinshi, ariko kuri niko kwa mbere ku bantu bakundana. Naho kwirwa ufata nagiye aha rwose babireke, nta nyungu bibamo, ni ukubabara, ni umubabaro, ugasanga hari abo bikuriye mu kwiyahura. Oya, bagendere mu nzira iciye mu mucyo, babwizanye ukuri. Bibaho ko umuntu agera ahantu ukumva urukundo rutakimubabaza? Nkanjye ngewe rwose, kubera ukuntu hari ukuntu nyine bikubabaza, ariko hari aho ugera ukabikinya, bitewe n'uko ubona ko ibintu bisa nkaho abantu nyine bamaze kubigira akamenyero, ahubwo ukavuga uti ikagende gake, mbanze ndebe nshishoze kugira ngo nirinde wa mubabaro. Gusa urukundo rwo mu bantu, baguhemukira bataguhemukira, ntabwo urukundo, niyo wafata decision ngo sinzongera gukundana, ntibishoboka. Twaremanywe urukundo, mbega sinzi, ni ibintu urukundo rutubamo, ntabwo ushobora gufata iyo decision. Rero abahungu bakunda abakunzi babo batababeshya, n'abakobwa bakunda abasheri babo batababeshya, ibindi Imana izajya igenda ibafasha. Okay, ndabashimiye cyane. Mwakoze kutuganiza kuri Yawe TV. Turasoje, reka tubashimire, dushimire n'abari badukurikiranye kuri Yawe TV. Ngewe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Hasta la vista.